Reba bite se kuranga aya masaha? Ari insotse ngome mfata gahanze nyine. Kandi urakoze no kuba warubajije. Ndabizi kutankunda. Ariko no kutankunda bwose ariko ngiye nkunda mama wawe. Sa nk'umuntu w'umwana we kandi afite umwe gusa. Nawe ndagukunda. Gusa hari ikintu cyo kiri kumbabaza kandi kinantera n'isoni. Nk'abantu b'abagabo tubana ngaha mu nzu twembi. Tukazuticara ngo tutahirize umugozi umwe, tukaba tutajya inama ngo ugire ikibazo ube wambwira nanjye ngira ikindi nkubwire. Wumva atari ikibazo kirekire cyane. Kuki tubana nk'abakeye? Ibintu byakagombye. Ngombye kutahiriza umugozi umwe. Asoje kuvuga nanjye nkubwire. Vuga nta kibazo. Nagira ngo nkubwire wowe Theo kuba uri hano mu rugo. Siko ngiye Idirisa mukunda. Nuko mama gukunda. Kandi ngiye mu buzima nkaba nanga kubona mama babaye. Ariko uzibeshya niri na rimwe na rizima. Nkubone wababaje mama. Nibwo uzamenya ngiye icyo Idirisa nshoboye. Mva musore muto. Mama wenda mukunda nta kibi namwifuriza. Kubyumva? Ese ubu ni kutigeze umubwira icyo wari wagiye gukora kwa muganga? Kwa muganga? Muganga. Ngewe njya kwa muganga. Wowe nyine. Baribeshye cyane. Simperuka no kunyura ahantu handitse farumasi cyangwa kubona ahantu bacuruza imiti. Koko. Ya. Sawa nyine ubwo naribeshye. Birenze no kwibeshya ahubwo. Ushobora kuba ari nk'undi muntu wabonye cyangwa wenda mu mutwe hakaba harimo Theo, abo bantu bose ubonye bakagenda ubita Theo. So ndari mu nzu. Reberamo aho ngaho yahoze ari mu nzu. Ikindi nunamubura uze nkurangira aho ari nyine. Hello, chérie. Ça va? Oui, c'est sûr. Cyane neza, nta mahoro. Singo. None se chérie. Wiriwe byagenze gute ko uyu munsi utantelefone nta mahoro? Wiriwe ugiye mu biki? Chérie. Twagize akazi kenshi, abakiriya ni benshi, ariko ibintu byose nabishyize ku murongo nta kibazo kabisa. Courage. Merci. Kuri chérie. Akazi kaze bikagutwara rwose mu mburiro umwanya. Nabize rwose ko mba ngukumbuye. Kandi rwose nagusezeranyije kuramutse igize ikintu nkenera cyari cyo cyose. Ndahari kugaho. Uramenye rwose akazi nikuzaguherana mu mburiro umwanya. Rwose ubu nanjye urabizi ko mba ngukeneye. Hari igihe wigeze kumbwira ngo nzajye nyine ngo nkubwire ugire ibyo mfashamo n'ibyo byose ariko nyine ndahari ku bwawe bamusize nta kibazo aho nkenera rwose ndahari ku bwawe nabitekereje ariko mpita mbona ko hari utuntu dutoya cyane ntakwirirwa nkubwira ngo ngwino umfashe cyangwa nkeneye ubujyanama kandi hari ibindi bintu binini dushobora guhura nabyo kandi tugomba kurangiza gukora urugero nko gushakira iterambere ry'uriya mwana wacu Idrissa. Ese ntabwo mwongera kuvugana? Oya, ntabwo turongera kuvugana. Rega Idrissa arakuze ni umuntu mukuru. Nasanze atari ngombwa ko twamutekerereza ibintu adashaka. Nabyo bintu birimo gutuma yigumura. Arakuze pe. Cyane. Cyane ikintu nabonye cyo ni kimwe. Icyo azahitamo gukora. Tugomba kukimushyigikiramo nta kibazo. Chérie. Rero nukumbabarira. N'umwana wa Idrissa utameze neza. Buriya uko muzagenda muba muri kumwe muganira gahoro gahoro hari igihe burazabona ko nawe uri umuntu mwiza mwiyumvanemo. Kandi nanjye ndi mukuru ngomba kwihangana kandi nzakoresha uko nshoboye kose ku buryo mwigaburira kandi tukagirana umubano ukomeye. Ariko rero nisize umukobwa ari amaze gutegura neza washatse tukajya kurya.
numva ntafite na peti zinzi oya ngwino tujye kurya nanjye ntago ndi bubishyire utaraza ndaje twarenze njyewe na Viviane twagiye iwabo mama we adahari twagiye kureba filime andi yari yamuhaye ko man nguki andise andase no sigaye bitandi uraje umbwire none ko nabyuze babarira cyane nta kintu mba nzi mba ndi mu mandazi ntani umva habe na gatoya none ushatse oya kira abanzi b'amakuru neza umva reka nkubwire nyine Anderson man niwe wise anderega muri iki gihe nta muntu ukirangura sigaye numva kanze nanjye ngiye nitwaga Clara ngera ibwo byaye nitwa Clara ngo nakurese nabigenza gute ngomba nawe kujya yitwa Clara nawe ukitwa na umva nukuri ngiye ako se cyagiye wazabwiye Viviane ko yari yatubwiye nyine ngo ko Anderson siruzi ko yigeze kutubwira ngo tuzamumubwirire bya bindi yigeze bimubwira ntabwo nigeze bisikutaye mubwira man ari gihe man mbona bitari necessary cyane shana nsigiye mbona nakunda Anderson wowe jewe mbona namukunda wese reba yaratubwiye tubimubwire ako ngenzana mwibwira nimbara byanze zabimubwire ngiyewe ntabwo nimbara byanze akugira ngo undi mwana azaturakare Dari njye n'umuhungu wawe Idirisa tuje hano tuje kugusura tukuzaniye izi ndabyo zihumura neza kugira ngo tuguhe ikimenyetso cy'uko tukigukunda warihuse kudusiga ntabwo se uburibwe turimo iteka umwana wambaza urupfu wapfuye ariko nanjye ntabwo nafite ubusobanuro bwabyo iteka tuzahora tukwibuka nanjye nk'umuhungu wawe w'imfura Idirisa iteka mpora nibuka ibihe byiza n'ibibi twanyuranyemo kandi papa mpora nkuhoza ku mutima wanjye na mama wanjye papa ndagusabira kuruhukira mu mahoro kandi ikivi waharaniraga ko nzaba umugabo nzacyusa papa Imana ikurinde aho uri natwe nk'umuryango wawe aho turi nubwo tubona turi kurira ariko papa ku rundi ruhande tubayeho mu byishimo kuko icyo wahoze twifuriza nicyo turiho papa nanjye nakuzaniye izi ndabyo kuri uyu munsi kugira ngo aho uri ukomeze uryame mu cyanya cy'ubwatsi butoshye aho kwa Jean Imana ikurinde kandi ndagukunda
Maya bite? Mfite agahinda ariko amasengesho yawe ashobora kuba agiye gusubizwa. Ni gute wambwira gutyo nazi Kalene? Bishobora kugera kuri telefone ko impyiko ya dafroza mama wawe yabonetse, ariko banze kubikubwira mbere y'igihe kugira ngo bataguha icyizere mbere yuko iyo mpyiko igera hano ku bitaro. None se kuki wowe ubimbwiye? Uri inshuti yanjye, uri inshuti yanjye. Ni inshuti duhuriyeho njyewe nawe Kalene. Ntabwo urabimenye, ni Daniel. Oh, Daniel? Okay. Hama murateganya operation ryari? Ntabwo ndabimenya kugeza ubu, ariko bari gutegura ekipe izafatanya na doctor uzaza ubusanzwe akora bene izo operation. Okay. Wow. Urakoze nazi Kalene, nta kibazo. Komeza mwihangane kandi. Maya. Oh, Imana ishimwe n'ukuri. Ubwo nyine ndaza kuza kuhanyura nimugoroba. Turaza kubonana nimugoroba. Sawa rero. Maya niki akubwiye gitumye isumira gutyo. Hari kaye namubwiye ko hari ibitaro byo kureza impyiko yo guha mama we. Wow.
mbega inkuru nziza muri iki gitondo. ni ukuri Imana ishimwe kabisa. nishimye cyane Uriya mwana yarangayitse. Yarangayitse. ni ukuri Hello. This is Dr. Rodrigo. Okay. I send you by email. All right. Thank you. Bye. Hello. Yes. Garukana n'imukiriye. Okay. Come on. Nta kibazo. Hanyuma team yawe iteguye yose? Yes doctor, bose bariteguye bambwiye ko nta kibazo. Bariteguye bameze neza? Yego. Nkunda gukorana n'abantu badafite stress ubona ko bitunganye biteguye umurimo. Yego. Kugira ngo operation igende neza. Nta kibazo twagiteguye. Okay. Neza. Bo. Ndabona murushi mwakoze cyane mwiteguye. Mwajya kuruhuka ejo twazatangira tumeze neza dufite imbaraga. Yes doctor. Mwakoze cyane. Dr. tuza ntugire ikibazo ntacyo turi gutwara. Urashaka iki? Icy'ingenzi kuri bwemerewe gukorana natwe ukamenya icyo tukubwiye. Uri kumva? Urashaka ko muri iki? Ushaka gukora iki? Dr. uri umuntu w'umuhanga cyane. Tuza wiswasa ku ntego y'ikibazo ushaka kukubwira. Operasiyo uzakorera umugore witwa Ndifuza urayizi. Impyiko ugomba kuzimuha ugomba kuziha Viviane. Urakumva neza? Twarabipimye byose turasanga impyiko ze zirahura n'iza Viviane. Ntugire ikibazo kuri abo bantu bombi. Uri kunyumva? Ibyo musaba ni muzi ibyo aribyo. Tuzi ibyo aribyo gute? Ni ubuzima bw'umuntu. Ngomba gutabara. Impyiko yaje yogusha kuri ya mubyeyi Ndifuza. Viviane nawe twarayimusabiye kandi nabizamurika vuba. Uzi ibintu byiza cyane. Ariko ntibagize ko nanjye ndi umubyeyi. Nawe uri umubyeyi. Ufite umwana w'umukobwa mwiza cyane ushimishije. Yes, arahari. Nk'umuntu w'umubyeyi rero yakagombye kurwanira ko umwana we nta kibazo. Umwana wajyaje mute? Yajemo gute? Yabijemo nyine urakora iki kindi? Ndabica mwese. Cyo tumushaka cyose urakora iki? Mugihe cyo mukora ko umwana wanjye ndabica mwese.
Thank you.